uvuze ati mbonye ku muryango w'urusengero, mbonye abageni amakupure agera nko muri 20 y'abageni, abasore n'inkumi, numva ijwi riravuze ngo ndabishohoje. Nimuhindukire pasiteri, hindukira uvuga Imana ku munwa gusa ariko mu mutima ntiriyo. Ibyo mbonye bakujyana mu bikari ubu ngubu. Wabonye iki? Wavuga uti muri kiriya gihande mbonye ku ntebe ya kabiri umugore watwaye umugabo w'abandi iti ntimukarebe. Iyo yerekwa ntirikenewe. Dukeneye ibintu by'amata, twahindutse abo kuramizwa amata. Iyo uvuze ati muri iriya korari mbonyemo umuntu rimwe na rimwe bagasangana umukireti mbonye Imana inyereka afite wenda icupa rya mitsingi iti ntimukarebe. Ariko uvuze uti mbonye bakujyanye mu gikari iti mbonye marayika amanukanye ikarito ya pome, arangije azinyanyagiza mu iteraniro, numva ijwi riravuze ngo Imana ivuye indwara z'abantu bose baraho. Barakubwira ati ibyo iryo rivuga iryo niyerekwa. Iyo uvuze ati mbonye ku muryango w'urusengero, mbonye abageni amakupure agera nko muri 20 y'abageni, abasore n'inkumi, numva ijwi riravuze ngo ndabishohoje. Ati iryo niyerekwa. Ariko uvuze uti mbonye umudiyakoni hariya wagiye mu bapfuma kenyera bitudu ntimukarebe. Babwira bamenya bati ntimukarebe. Nukuvanga ikintu cyihishurirwa mu itorero uwo mwuka warazimye. Hasigaye amayerekwa yo kuvuga ngo mbonye marayika atakaje udupapuro mu iteraniro, mbona tuguye ku bantu b'abasore n'abagabo n'abakobwa n'iki mbese bakiri batoya. Numva ijwi ry'Imana riravuze ngo Imana irabibona kuma muri kumasha gukurura imitima y'abagabo hariya mu rushengero. Imana irabibona kuma musha gukurura imitima y'abasore bari mu rushengero. Imana irabizi ibikorwa byawe, Imana irazi ibyo ukora, Imana irabizi ibyo wirigwamwo, Imana irazi amagambo uvuga, Imana irabizi. Mwene data niwihane ngo ibyo urabikora ngo nayo igaceceka, ngo ukibaza yuko muhwanye, ngo izabiguhanira byose bishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Yamara ijambo rivuze ko igiye gukuruka, kubera kuri akazuyazi, uririmbura akazuyazi, udiyakona urakazuyazi, uvuga ubutumwa urakazuyazi, wewe wirigwa mu rushengero yamara urakazuyazi. Igiye gukuruka. Hanze perime ati iryo niyerekwa rya perime. Imibembe yawe ufite ukwiye gushaka Kristo akayigukuraho. Iyerekwa ridukura mu rwobo, iyerekwa ridukiza Satani, iryo ntirikibaho. Hasigaye iyerekwa y'ibintu by'amazu n'amamodoka, amayerekwa y'amakwe, amayerekwa y'imigisha. Yewe ngira ngo no kuvuga ati ukabwira umugore ati mbonye Imana iguhaye umwana, iryo naryo ndirikicyemerwa ati nta yerekwa ririmo, nta bana dukeneye. Bene data mube maso, witondera iby'iyi minsi nibi. Mwene data, buriya waruzi ko Yesu Kristo ari mwaraje. Bashumba bari kwidumbagura mu bizinga ngo ni pisine. Koko jya mu mazi n'agakabutura uri umubyeyi ngo mayodobe ukajya hariya ahantu n'indaya n'abajyama bose muri kumwe, uri umukozi w'Imana ngo ugiye kwidumbagura, ngo ugiye ku Gisenyi, umugore akarara ataryamye akabuza umugabo amahoro ngo agiye ku mucanga wo ku Gisenyi. Ariko mbagira inama bene data, akora ngo umucanga wa Gisenyi ukubuza ijuru. Koko ufashe imodoka cyangwa se ugafuta udufuko tungaye tw'umucanga ukatumena mu mbuga yiwawe, ijoro ryajya rigera ukajya kwivurugutamo, utiriwe ujya hariya ahantu, ntibyaguha amahoro. Si umucanga uri gushaka, umucanga urinda wagusenyera wa mugore we. Mwabagabo mwe muraho neza. Imana yacu izazaye guceceka, ije ikenyeye umuriro, yiteye umuyaga. Mwitegure guhoberana n'umushyitsi, buri wese arayibonye ku giti cye. Uburi umukirisitu, uburi umupagani, yaba bamanyura amazi, muhumure murayibonye no mukabarira hageze. Baruzi ko inosi iri nirarangira,
yamara ntukangwe nuko ubona amamodoka agiye. iryo yo ni iyerekwa. Korora amapusi n'imbwa urumva ufite ubwenge buzima. Ipusi zikakunywera amata, imbwa zikarya inyama, abana bagukomotsaho umugore yasama inda ati tuyikuzemo, ariko imbwa ukayorora cyariye umutwe gishya n'ikibuno. Kibuno ntago cyicara hamwe. Reka damu kirajya mu tubyiniro muri massage, ntutinye kwambarira isi ubusa, bakandagura umubiri wose, amabere bayakanda muri massage. Cyariye umutwe gishya n'ikibuno ntikicara hamwe. Iki giti ntigitinya guca inyuma y'umugabo, ntigitinya guca inyuma y'umugabo cyangwa umugore cyashatse, ntigitinya gukora ibizira, ugasanga kiratingana. Iki giti cyariye umutwe, nta bwenge buzima. Niyo mpamvu usanga bimwe biri gusambana n'amatungo. Cyahiye umutwe gishya niki, hagati kirashya inda zarahiye. Ye baba we, abakobwa barakura ibyinyo. Inda biri gutuma inda zirashirira z'abahanuzi. Inda z'abahanuzi ziri gutuma bahanura ibitangaza n'imigisha hejuru y'inda kugira ngo bakunde barye. Cyahiye umutwe gishya n'ikibuno, hagati kirashirira. Inda zabaye inda, hagati harashirira. Aho usanga umusore w'imyaka 20 ari kwihambaho umukecuru w'imyaka 60 ngo bashakane hejuru kugira ngo abone imibereho. Inda zarahiye kandi abakristo ngo bagiye gusezerana. Ye baba we, cyari umutwe ugasanga umukecuru n'umwuzukuru bashakanye. Kubera inda hagati harashiririye, nta buzima kigifite. Ijambo ryambwiye ngo kikiriho ntacyo cyamaze. Ukiri mu iduka ntacyo wamaze. Ukiri muri biro nyobozi y'itorero ntacyo iki giti cyamaze. Iki giti gihawe mikoro ntacyo cyamaze. Zadodora nta numwe azabafungurira. Umwami Yesu